birumvikana gusa igihe cy'igisirimba ariko mu mwanya nimba barushe sizi ariko mwihangane kugira ngo dutaramire Imana. Abataramyi baneza ntibagira urusaku ntibaza banasubizanya nta guterana amagambo kuba guhari. Baba bahanganye n'ikintu gikomeye cyane, nta mwanya umuhari wo kuvuga vuga. Ndababwiza ukuri, iyo kera habaye ibintu za kera haba habaye igitaramo kiba cyagize ikibazo. Kandi burya nta kanisa rya mbere n'ikanisa rya kabiri, nta kanisa ryakubahwa kubera ko ariho rigitangira. Ngo ariko nitugera mu gitaramo, ngo igitaramo niba cyita igitaramo dusakurize igitaramo ngo kubera kuko kibaye igitaramo. Ni ukuvuga ngo uko twubaha ikanisa rya mbere ni nako dukwiye kubaha n'igitaramo, kubera ko n'ubundi tuba tukiri mu ikanisa, tuba tutaraje hanze ngo dusohoke muri montage mushi. Tutaravuga ijambo tugiye kuba ng'abasirimba igisirimba gito kigufi, kandi ndatora baza gusirimba umwanya n'uwanje. Kandi burya nuzobona usirimbye bakubwira ngo subira inyuma, subira inyuma, subira inyuma, uzomenye ngo wataye umurongo kuri. Ndababwiza ukuri, kandi n'igisirimba abavuga igisirimba mubaraha sinzi nimba ari nk'abangahe bashobora kundusha gukunda igisirimba, ariko nanje ntabwo ndi inyuma cyane. Nkunda igisirimba kandi cyangoreye ibintu byinshi, kandi si byoja kujamo ubu nyine ngo ari byo vuba. Abapasiteri babe nk'abatambuka, abapasiteri batambuke bonyine gusa. Abapasiteri bonyine tuyobowe na Pasiteri Michel na Ntungane n'abandi bapasiteri, mutambuke mwenyine, tabandi barushe bariya barushe. Mukongara bakutuyobora mu ndirimbo, turaza kwinjira mu gisirimba ariko mukongara tuyobora mu ndirimbo. Murabona tujipange sawa sawa, ndio. haleluya haleluya. Tujirani mu twebwe abapasiteri wana sifiwe, Haleluya. pasiteri yamushoshagize neza. Imana ishimwe. Nigeze ngo ni Burundi igihe kimwe kuri pesheri ikiyumba cyarahahuriye, ngo haje kuba ku mugoroba, wari uyoboye aravuga abapasiteri baze baririmba. Uwo munsi jewe narifashe ndabareba gusa. Uwo munsi ngatako yaritereye akazasumba manasi wo muri Gereza yitereye gutya. Haleluya. Uwo munsi gihamira avuga ngo ayiwewe ngo Yesu Kristo azateleviziyo ibintu, ngo kandi ntidutahire umusheremu, ngo nimureke twumve n'itare y'umuryango wayo nibe nk'iyivu. Iyo twageze aha tugomba kumva Imana ivuga neza, ndio n'ijwi gituje. Je vais à fond. Carrière. Arida. Haleluya. Ofomeda. Haleluya. Kilego. Haleluya. Hey! Itegereje ngo atima bona abantu bameze neza. Akabagira ngo yes. Haleluya.
Bwana sifiwe. Ntabwo ari ukunanirwa kuvuga, si no kumenya umurongo w'igitaramo kandi ntitukirusha abandi, ariko twebwe ibyabaye byose byabaye neza. Haleluya cyane, haleluya. Kandi twacecetse, ariko aho tuba tuvuga cyane. Bezima. Haleluya. Rero byatera impamvu ugomba kwakana mikoro abapasiteri twebwe bizabitunanira ntitubishobora, ariko tubishoboye aho gutinana mikoro gutina mu gikorwa twari tumaze gufatisha, ariko bampa badu ngo barangize iyo umuyobozi yavuze kera babashyira yavuze ngo batavuga anezererwa hano ngo tubaye abanzi b'igitaramo, hari umuntu ukomeye tubaye abanzi b'igitaramo yumva wanasezeye cyane. Haleluya cyane, haleluya. Jewe umuntu wavugiye kuri kamera ndavuga ngo fashe gahunda yo kugumbura abayumve bwo kubagumbura neza, niba mwana kumvise nibyo bakavuze kugumbura abayumve, ariko tukabagumbura neza. Ibintu biri ku murongo, tukagira ibyo dusenya, tukagira ibyo twangiriza byo mu bwami bwa shitani. Ese naje nafatwa turanga twumve turi gufatwa cyane, dukwiriye twadukumira cyane.
byose natwamukire kebera mu izina rya Yesu uyisibwe imana mudahangarwa bukomeye ondilariza devi habariza kuonekana ondilariza sedemanira some devile ukuboko kw'imana bukomeye Bwana iwahezi kumisakari. Aí sim. Aleluia! Abahungu muwe standby uraturi hano turaturiye bitonde kweli bagitaka imbere bashaka kugira ngo babakutirira ngo mwe kabiri muze kwiruka kuraba tikana batusigira nari yamayirabu batatusigira kinzirabu kugira ngo mukokuru no igiterane Victor bana sifiwe Sabe o que é isso? mudushakira n'inzira abandi hiruke bake abandi musigare hano muzozenguruke mugeni siburi nanga datashi Mr.
baza mwicara hasigara abakobwa basubira muri iki gihanda basubira muri iki gihanda cyo hepfo abahungu mwicara abakobwa basubira muri iki gihanda cyo hepfo sinshaka ko mwirwankana nabo bagasifiwe mwe kabicara turi mu munsi wanyu kandi wanga abatoni mu mugome abatoya neza murakaba haleluya abakobwa mukungana hepfo kimuremuremura bagasifiwe umuhungu wabuze aho yicara aze muragira intebe ini yasohora kangana biriza mbaye ekonomega biriza mbaye ko kuremoriya nabasa birize Haleluya Yesu tuzamura icyubahiro cy'Imana ni ukuvuga ngo twize ijambo ry'Imana rivuga kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Ibi ni bimwe muri matokeyo ariko agenda agaragara umwuka w'Imana ugira imbaraga zo gukoresha abantu ibyo badashoboye gukora muri umbira yabo cyangwa se mu mirebere yabo. Umwuka w'Imana arakomeye. Bavuze ku mwuka w'Imana kandi abantu babaye hano batagize yanga kwiyamamaza mbari bagize icyo bagabanye kandi n'ababwiriza bakomeje kubivuga baravuga ngo abantu bageze hano ntibakongere gusubirayo uko baje. Iriya twabanaga n'abariya baturanyi bacu bazaga bavuga ngo nyuma ya Rweke bakavuga ngo taburi nyama. Ni ukuvuga ngo amagambo y'Imana yavugiwe hano ku giterane cyatangira kugeza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo amagambo y'Imana yavuzwe ni ukuguma gusozera ariko kandi yumvishije ijambo ry'Imana. Tugiye kongera gusoma ijambo ry'Imana ntidusobanura. Turacyari muri wa murongo w'umwuka w'Imana. Naho niho turi kandi aho niho rukizingiye. Abatamwumva bumve ukuntu umwuka w'Imana ari ugize ubuzima bw'umukirisitu. Dusome ijambo ry'Imana Samweli wa mbere kugira ngo dutange umwanya. Samweli wa mbere kandi umusomyi wa neza niwe udusomera. Turasoma 19. Umusomyi wa neza 19 dusome no ku ivensi ya 23. Naza some kandi mutegere kidusobanura. Amasaha yo gusobanura yarangiye. Muriko murabona umuriro wamanutse hano. Hari ahantu Yesu yise ba Yohana arabita ngo ni Bwenerike wana wa nguruma. Nukuvuga ngo umuriro wamanutse Bwenerike wana wa Mikasi. Deixa eu arrumar. Samweli wa mbere 19 ibice urasoma kuri 23. Some mu izina rya Yesu. Nuko ajina yoti irama. Maze umwuka w'Imana amuzaho nawe. Agenda hanura kugeza aho yegereye inayoti irama. Ahageze yiyambura imyambaro ye ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi
yambaye ubusa yiriza umunsi akesha ijoro cyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. amen. turarangije. mbega Samweli nawe Sawuli nawe ari mu bahanuzi kubera ko yari afite umutima ukomeye, yari afite umutima ukomangatanye, yari afite umutima ukomeye cyane. ijambo ry'Imana risa rivuga kuko bageze igihe baraterwa baterwa n'Abafilisitiya. bamaze guterwa n'Abafilisitiya, Abafilisitiya barabahahasa babageza kure. bamaze kubageza kure cyane, Dawudi aza kuza nyuma. Dawudi yaje nyuma. Dawudi yaje ku rugamba adatabaye urugamba. Dawudi aza ku rugamba agemuye. amaze kuhagera rwageze asanga batotoye bariko barinjira mu mahema yabo, nta muntu uri kuvuga. kandi icyo gihe ngo Goliyati yarageze mu minsi 40 yatontoma akimwemuza buri munsi ngo agatontoma. Haleluya. Dawudi ahageze washitse ngo ahurirana n'uko nanone wa Mufilisitiya w'igihangange. ariyo minsi ngo yari ikurikiranye aha yatontoma. ngo atontome ngo tukubwoko bwa Isirayeli. aravuga ngo ndi muri abagabo, iyaba mwari abagabo mwari kumanuka mukaza tukarwana namwe. kubera kuko mutari abagabo ntimushobora kumanuka ngo muhangane turwane. Dawudi ngo arabitegeye, ngo bitegere. aravuga ngo sicyo ni igiki. baravuga ngo nguwo ni Goliyati w'i Gati washindikanye, ni umuhanga w'urugamba, ateye ubwoba. Dawudi aravuga ngo jewe ndamutegere ariko numva norwana nawe. baramubaza ngo subiramo, aravuga ngo norwana nawe kubera ko muri gahunda zabo no muri analize zabo ntabwo bari bazi kuko botabarwa na Dawudi. Mwuka w'Imana arakomeye, mwuka w'Imana arakomeye. haba n'aho abantu babibwira abantu bakanga kuzumva, abantu bakabihindura ari ngaho abantu bavuga gusa. nta mukirisitu utagira umwuka uzagera mu bwami bw'Imana. ndabana murishe ndababwiza ukuri, nta mukirisitu witwa umukirisitu udafite umwuka w'Imana uzaja mu ijuru. kandi umwuka w'Imana warabakiriste. umwuka w'Imana ataba mu bashaka. abashaka bazahurira hehe n'umwuka w'Imana? batinya gusenga, badafukama, bakunda kuryama kare, batagira amafungo. nguko turaja mu ijuru ryabo. utazusenga utagira akanya ko kwigendera n'Imana. yego ijuru ryabo. ijuru ry'Imana ngo riratwaranirwa kandi ngo itwara rizarigishamo imbaraga. gusenga niko kuzana imbaraga, gusenga niko kugiza umukirisitu. ndababwiza ukuri, habe n'aho abantu babitinya, abantu bakumva nika kwa kundi ko gufungurirwaho icyuma gicira umuriro. iyo bababwira gusenga bazamumva ariko gufungurirwaho icyuma gicira umuriro bakumva ni ibintu bitoshoboka. ariko ijuru muzaribona gute mudasenga Imana? Dawudi ntiyasubiye inyuma, bongeye kumubaza aravuga ngo n'urwana. amakuru aragenda kuri Sawuli. amakuru ageze kuri Sawuli. Sawuli ngo arabitegere, ngo abitegere nanone bamumushiriye. aravuga ngo jewe n'urwana. tigeze asubira mu ijambo avuga ngo ashidikanye. yaravuze gusa ngo n'urwana. umwami aravuga ngo ngaha mbonye kuko wamashije kandi wavuye inyuma. ashaka ngo kumuheza imyambaro yiwe kugira ngo ayambare namara ahangane n'urugamba. ngo aje kuyambara ngo yumve ijya myambaro ntibikwiye, ngo yumve ijya myambaro irasa nkaho imuremerere. wayishugunuramo aramubwira ngo iyi myambaro sino yambaye. intsinzi y'Imana yari ishaka kugira ngo igaragare yonyine idafite ibindi. kandi izo huzu zari zihora ku rugamba zari zarananiwe. izo huzu ntabwo zari zaratsinze urugamba. n'ubundi bari bagiye kuzimuhangikaho, ariko kandi ntabwo byari ngombwa. yego mwuka w'Imana, mwuka w'Imana. Hanga mipango. bariko bavuga bagakubitamo ushunda, bavuga bagakubitamo ushunda, ariko je ndawushubuta kubita kubera
w'imana umunsi umwe nagoswe n'abanzi mu nzu umwuka w'imana arambwira ngo uyu muryango uzucamo uyu hari igihe uzofungwa ntuwucemo uyu muryango hari igihe uyu muryango uzakingwa ntushobore gucamo uyu muryango imana irambwira ngo genda uteme undi muryango inyuma y'inzu ugenda uteme umuryango kandi uwo muryango uwereke gusa umugore wawe numara kumwereka utura hano ariko igihe kizogera uriya muryango niwe uzogaruka mu muryango uyu muryango tuzofunga imana wabikora tangura forma tangura forma tayi gaze nabayayiko leze faya na ndiriwaya kakira haba nuko kufina tufina tukaramfiti mumuka w'Imana neza w'umwimerere menemene gusenga ukiherera ugapfa ugafuka ukabona kuza kuzina nicyo kintu gusa kiza nicyo kintu umumaro ariko gusa kuzina gutawe n'uwahaze kawunga n'umuceri bagashiraho n'amafiriti rojorojo Daudi yaramanutse ahangana n'umufilisiti yamurasishije ibuye ryo mu muhumetso kandi umuhumetso niwo wa mbere uzuhusha umuhumetso ntugira tageti umuhumetso si itapiti itapiti zigira amahembe ameze ati bagira gutya bakarebera habe no muri ya mahembe y'itapiti ariko umuhumetso ni umugozi uburambuye baza bashiraho ni ukuvuga ngo umuhumetso ntugira tageti bibaho ariko barasatiranye ngo basatirane ngo yatarabara kwese kugira ngo bantubire umwana mutoya nk'uyu w'uruhinja babonye kuko nta wundi mugabo wari kugaragara kugira ngo duhangane aho wari yatiyeri yaramenyera urugamba yayisararanze ngo yagiraga impuzu zazaga ngo zimukingira ngo ntafashwe n'imyanda yisararanze yagagiye umwuka w'Imana nawe nukosa nikuteye umwuka w'Imana sikuteye umwuka w'Imana uzi ukureba ukagukurura gutya ukagukurura habe niyo wowe uri igihangange ugana n'ivunzi umwuka w'Imana uzi Demasame barengerana ngo begerane gutya ngo yaramubwira ngo uyu munsi wa none ndagutsinda kandi ndakugaburira ibisimba ndagutsinda kandi ndakugaburira ibisimba yashizemo ibuye ngo ararizunguza kubera kuko ryari ibuye riyobowe n'umwuka w'Imana ararirekura ngo arirekuye rimwitura mu gahanga yikubita hasi ngo yikubite hasi ngo yaramusatiriye inkota yari afite niyo yamukatishije ijosi inkota nibo wizaniye inkota neza wenyine ayikata ijosi ngo acumita inkota iromo ry'inkota mu mutwe ngo awushyira hejuru ngo bamwane ngo baramwe ngo Sawuli ngo yishe ngo ibihumbi ngo ariko ngo Dawudi yishe inzovu ariko ngo Sawuli ngo yishe ariko kandi ngo Dawudi yishe inzovu aho hantu tuhama intambara itaye ngo Sawuli yamatangira kugira Dawudi kubera ako kandi amwiciye umwana kandi ibizari bihari kandi amwiciye umwana umwuka w'Imana ugira imbaraga zikomeye itande olere Yonatani yari yarabwiye Dawudi aramubwira ngo Dawudi we ngo ndabizi ngo kuko ari wowe Imana yahaye ubwabo ngo kandi guha n'abantu bigira Imana data azamara kumaze kwicara ku ngoma muzanyima nicyo cyatumye yibuka Mefiboshe ngo nuko hari isezerano yari yaravuganye na Yonatani yarazi neza kuko umwuka w'Imana ari mutera ntimuzahekere aho ngaho niba ubwo
yatangiye kumuhiga Sawuli nibwo yatangiye guhiga atangira guhiga Dawudi aramuhiga reka nihute aramuhiga hari igihe kimwe yamusatiriye aramwegera amugeraho bamaze ngo kumugeraho ngo aramutata aramureba ngo asanga aha baramureba aramwitegereza amasikoti ngo kumwe nawe aramubwira ngo tubonye umwanzi twamwishe tukamuhirika ahangaha ko mbaye mbona ndaninga bafite nta n'abarinzi afite twebwe twamugezeho tugakubita inda hasi none turaswa kandi tumusigazo avuga kandi agume yimwe muze agume avuze induru twamukase inanga tugasira Dawudi ngo aravuga ngo kirasira ko muze mutinya abantu bamwe mu amavuta muze mutinya abantu bamwe mu amavuta okuvuma ukamufa utikoze umuntu wasizwa hano ngo yakomeje kumuhiga aramuhiga nibwo ngo yagiye Inayoti ngo ahungira Inayoti ngo yamutumye ibiheta ngabo bitatu ngo agatuma ingabo ngo zikagenda ngo zashika zigafatwa n'umwuka turu ya mbere ituru ya kabiri ituru ya gatatu ituru ya kane wenyine bari haguruka Sawuli wenyine arahaguruka aravuga ngo reka jewe jenyine nigende ko ndatuma bamaringaringa ashimure gutota ko ndatuma bamaringaringa umwuka w'Imana arakomeye n'ababwiza ukuri umwuka w'Imana iyo yahagaze ugwiyamanwa mu bantu uzarushira wonyine ugira imbaraga uzi gupanga ukakugorora umwuka w'Imana ukaza ukubwira ngo cyaha babivuze mu kanwa Andalo pepe yari yagurukiye wenyine ngo aragenda neza ngo akija kuhasatira ngo yahise afatwa n'ibirimi by'umwuka w'Imana umwuka w'Imana ngo umukubita hasi twavuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana ngo umukubita hasi barahanura ariko yikuramo imyenda ariko ahanura ata porogaramu icyari cyamushanye ntabwo yagikoze ubwenge buraturune mu mutwe buracyankarana afatwa no guhamura atarafite yinjira mu mutwe kubera umwuka w'Imana mufata n'ababwiza ukuri bene data mureke tubibone umwuka w'Imana tudafite umwuka w'Imana ntaho twagera ariko umuntu wese yumve kuko akwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana ijambo ry'Imana ritugaragaze